Iyo turasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nkuko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited, tubana namwe tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market, ari nako tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora cyangwa se sabone kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu tubagezaho imitungo itimukanwa, amazu, amasambu, ibibanza bigurishwa cyangwa se bikodeshwa, ari nako tubasha kububakira kandi neza. Si ibyo gusa kubera ko tunabakorera property management cyangwa se tukamanaging cyangwa se tumanaginga amazu cyangwa se imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro mukayamuvugana na konte gusa. Iyi nzu rero muri kubona ku screen yanyu ni inzu iri hano iGIKONDO mu mujyi wa Kigali rwagati, iGIKONDO rwose hafi na Mereze ya kabiri cyangwa se hafi no kwa Rujugiro, aho bakunze kwita kwa Rujugiro. Ni inzu rero y'ibyumba bitatu na salon na saramanje ndetse n'igikoni mu nzu, ikaba ifite kandi na toilette ebyiri zo mu nzu. Iyi nzu rero ikaba iri ku muhanda, ifite parking, irabura utuntu tw'udusuku duke cyane tw'amarangi no gukora mu mbuga ugashyiramo amapave cyangwa se ukahapavoma. Si ibyo gusa rero kubera ko iyi nzu ifite na annex zibyara amafaranga, annex zinjira ukwazo, buri wese yinjira ukwe. Izo annex akaba ari eshatu zose, buri annex ikagira ibyumba bibiri na salo n'indi imwe y'icyumba na salo. Izo annex rero zikaba zikodeshwa amafaranga 200,000 y'amanyarwanda, niyo izo annex zinjiza. Bivuze ngo ushobora kwitura muri iyi nzu nini hanyuma ukajya unabona 200,000 byawe bya buri kwezi, cyangwa se ukiturira muri imwe muri izo annex, kuko iyi nzu ubwayo nayo yakodeshwa ibihumbi byibuze amakeya 300. Ubwo icyo gihe wasigara winjiza muri 450. Urumva rero ko ari ahantu heza cyane, ahantu hakwinjiriza ibihumbi bigera muri 400 nawe utuyemo kuri iki gihe, urumva ko ari sure deal. Iyi nzu rero irashaka amafaranga make cyane ugereranyije naho iri n'ibikorwa bihari. Iyi nzu irashaka amafaranga makeya rwose. Icyo gipangu cyose muri rusange annex murimo murazireba aho inyuma, muraza kugenda mubona n'andi mafoto yazo. Icyo wenda gukoraho ni udusuku gusa tw'amarangi kugira ngo harusheho gusa neza, ariko ubundi rwose ni inzu imeze neza cyane, ni igipangu kimeze neza cyane kiri ku muhanda, kibasha no kuba cyajya mu imodoka ebyiri. Urumva yuko ari imari cyane, yuko ihendutse. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko irashaka 50,000,000 yonyine. Iki gipangu kirashaka 50,000,000 zonyine kandi ziganirwaho. 50,000,000 Negotiable. Urumva ko ari amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'ahantu, kuko ikibanza cyaho ubwacyo ngira ngo cyagura hafi ayo ngayo. Yes, iki gipangu rero wagikunze waduhamagara kuri nimero zacu maze kumenyera 0788867297 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa rero kubera ko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, mushobora no kudusanga dukora mu nyubako ya Centenary House muri etage ya kabiri. Ni karibu cyane rero, ari nako twongera kukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, cyangwa se sabone ku bakoresha igifaransa, hanyuma noneho mukayamubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Wowe ushaka kugurisha waza tukakugurishiriza kandi neza vuba, nawe ushaka kugura waza tukakurangira ahantu hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, hatari mu manegeka, ahantu hameze neza cyane. Ni karibu rero, wongere ukande subscribe, ukande sabone. Ubu aya manex nayo ugiye kuyareba. Iyi mari ntigucike, turabakunda cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao ciao.